Inama y'umunsi y'abashakanye. Ibintu bine byo gukora iyo mwashakanye afite ibyangiza. Iyo mwashakanye yashaka kuzamura umwuga cyangwa se guhindura akazi cyangwa se yewe intego y'ubuzima ku giti cye, ni igihe gisa nk'igikomeye. Birabaza rero gusanga yuko hari ibishobora kuza mu nzira yanyu kandi bikaba byakwangiza. We nk'uwo mubana rero uba ushaka yuko wamufasha cyangwa se ukamuba hafi, uba ushaka gutanga inama n'ubufasha kuri we n'ibindi bitandukanye. Gusa ariko buriya ni byiza kumenya ko udashobora guhindura ibintu. Mu gihe udashobora gutuma mwashakanye areka kwiyangiza ndetse no kubabara cyangwa se kuba yakwigirira nabi, hari ibintu ushobora gukora kugira ngo uhangane n'icyo kibazo. Icya mbere, menye yuko buri gihe ibyo witeze atari ko bigenda kandi ugira imbaraga mbere y'umukunzi wawe. Nk'abashakanye mu bisanzwe uhinduka mu marangamutima iyo ubona mugenzi wawe atarimo gutsinda mu bice byose nk'uko nyine we yabyifuzaga. Nibyo koko kandi biranumvikana kuko ukunda uwo muntu mwashakanye ndetse rwose uranifuza ibintu byiza kuri we. Urashaka kubona atsinda mu bucuruzi bwe kandi nawe akaza akishimira yuko yatsinze. Biragoye rero kumva yuko ibyo bintu rwose yifuzaga atarimo kubigeraho none. Nyamara burya kureba cyangwa se gukorwaho cyane n'akababaro nk'ako nawe afite ni ikibazo gikomeye kuko nawe birongera bikakubabaza. Aha rero usabwe kubanza kwitonda hanyuma ukibaza uti nibyo koko yababaye none se n'iki nakora. Mwereke yuko muri kumwe hanyuma ariko ushaka ikindi kintu cyiza cyatuma adakomeza gutekereza kuri ibyo bintu cyane cyane bitarimo kugenda nk'uko yabyifuzaga. Bwa kabiri, sa nk'ubivamo gato. Reka tuvuge ko wenda uwo mwashakanye amaze imyaka avuga akazi keza n'umushahara mwiza, ariko ibyo asaruye ntabwo bihuye n'imbaraga zose yakoresheje. Hanyuma rero wowe uyemeje kumufasha gushakisha amakuru kuri interinete ndetse no kuzuza ibyifuzo by'akazi, ariko ubonye yuko adakora akazi ke neza cyangwa se wenda katujuje ibisabwa. Hanyuma ugerageje kuvuga kuri ibyo bibazo, ubona yuko birimo kumuhangayikisha mu gukomeza gusa nk'uyobora akazi k'uwo mwashakanye, urimo kumufasha gukomeza kwiyangiza. Hejuru y'ibyo urimo kumuha amahirwe yo kugushinja ibibazo afite aho gukomeza kumufasha nk'uko nyine ari cyo ugamije. Iki gihe rero ni icyo gusubira inyuma gato ukabanza ukitonda ukumva yuko mbere ya byose ukwiriye gutuza cyane. Rimwe na rimwe tugomba kwiga amasomo mu nzira zigoye. Mu buryo bumwe gutsindwa bishobora kuba moteri ikomeye yo kugana ku gutsinda. Niba warabonye yuko mwashakanye atakwemerera kuba moteri cyangwa se ko hari bimurakaza, mubwire yuko ari kubwe ariko umuha umwanya ugenda ubumuretse. Ibi rero bizaguha amahirwe yo kwibanda ku ntego zawe mu gihe uwo mwashakanye atoranya ibintu wenyine. Icya gatatu, garagaza guha agaciro intsinzi n'ibikorwa byiza by'umukunzi wawe mu gihe bibonetse. Iyo mwashakanye ateye intambwe nziza nubwo yaba ari ntoya cyane, icyo gihe nicyo cyo kumutera imbaraga nyinshi maze umushimire ku byo yagezeho nubwo byaba ari dutoya cyane. Buri gihe ujye wakira kandi ushishikarire gutega amatwi witonze icyo mukundana akubwira. Ibi ngibi bikaba ari ibintu bizamufasha cyane. Reka umukunzi wawe buri gihe abone kandi yumve uburyo bigushimishije kubona akora ibikorwa byiza kandi akaba arimo kugenda atera imbere. Icya kane, shaka mu mizi y'ubwoba. Niba utekereza ko mwashakanye ashobora kuba yiteguye kuganira nawe ku byerekeranye n'ubwoba bwe, genda rwose umutega amatwi. Ushobora kumubwira ikintu nk'icyo uti biranshimisha rwose kubona urimo kurwana urwo rugamba rwo kugera ku ntego zawe, ariko kandi ndifuza kugufasha. Urabona ari iki nagufasha? Uwo mwashakanye nabikora bishobora gutanga ndetse no kuguha amahirwe yo gucengeramo ubwoba bwe no kumenya ibijya mbere mu buzima bwe. Ntabwo abantu bose bemera igitekerezo cyo kuvugana n'umujyanama w'umwuga cyangwa se umuvuzi w'umwuga. Mushobora kuvugana rwose kandi ukaba wamufasha cyane. Dusoza bonasi kuri ibi, ugomba rwose gusengera umukunzi wawe cyane. Biroroshye kwibagirwa ko imbaraga z'amasengesho zikiza kandi zihindura. Ntugapfobye icyo gusengera uwo mwashakanye bishobora gukora kugira ngo ibintu birusheho gukomeza kuba byiza. Nubwo rero bigoye, kutagira uruhare rugaragara mu gufasha uwo mwashakanye guca ukubiri, gusenga ni inzira nziza yo kumukorera. Binyuze mu masengesho, saba uburyo mwashakanye yerekana uburyo bwo kwikuramo gukira, hanyuma umusabe ko yahabwa icyerekezo cyiza ku bibazo ahura nabyo mu buzima bwe. Ntukirengagize gusenga wenyine ko bishobora kuba byiza cyane, gusaba kwihangana ndetse n'amahirwe no kubasha gufata ibyemezo byubaka hagati yawe n'uwo mwashakanye. None se wowe cyangwa uwo mwashakanye mwakemuye uburyo bwo kwikuramo nabi ibibazo byari bimeze bite hagati yanyu? None se wabashije kubitsinda? Turaza kwishimira inkuru yawe. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Ibintu Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima?
Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nimibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.